Muraho neza bene data, turabashuje kandi tubifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora, ndetse tunabifurije gukomeza gusangirira kuri iyi cano ibyigisho byiza cyane. Ni cano SDARM Rwanda, cano y'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bavugurura. Nitwa Ukugize Jean Pierre. Turagarutse, ejo twari kumwe ndetse n'aba bene data, reka nabo mbakire babasuhuze muri uyu mwanya kugira ngo dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Reka tuhere hano iburyo, ni karibu. Basuhuje bene data, nitwa Charles ndi mwene so, ndagarutse. Imana ibahe umugisha. Koze. Karibu na Rusi. Turabashuhuje cyane bene data, tubishimiye guhora tubana namwe. Nitwa Mukandutiye Rusi, Uwiteka abahire cyane. Barakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Namwe abadukurikira kuri ibi byigisho, tubahaye ikaze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Uyu munsi tuje kwiga ingingo ya kabiri y'icyigisho twatangiye ejo, kitubwira ngo Kristo asengera abigishwa be bwa mbere, cyangwa se umuzingo wa mbere, cyangwa se nomero ya mbere, bivuga ko bigikomeza. Uyu munsi rero twiga ingingo itubwira ngo umusaruro uturuka mu kumenya Kristo. Reka rero mbere yuko dusenga, mbere yuko dukomeza, tubanze dusenge, dusabe Rusi adushyire imbere y'Imana, dukomeze ibyigisho byacu. Rusi, ni karibu. Tata wa twese uri mu ijuru, umubyeyi mwiza udukunda, turagushimiye cyane ko waturinze aka kanya tukaba tugiye kwiga ijambo ryawe. Tugusabye umwuka wawe wera ngo abane natwe, arushaho kutwumvisha ijambo ryo kwihana no guhindukira, nk'uko Petero byamugendekeye. Natwe udusagirize uwo mwuka, maze mubyeyi mwiza n'abatubona babone ko turi abakozi bawe. Dufashe ukomeze tugire neza, maze byadufasha bikadukomeza udera ubuntu mwiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Reka tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi, ariko reka tubanze dusabe mwene data Charles atwibutse ingingo twize ejo mu ncamake, dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Murakoze cyane. Ejo twize icyigisho kivuga ngo Kristo asengera abigishwa be, ariko umugabane wa mbere cyangwa pariti ya mbere. Bivuze ngo buriya hari indi pariti irakurikiraho cyangwa izakurikiraho. Twize rero ko Kristo mbere yuko asubira mu ijuru, ndetse mbere yuko ajya mu gashyamba ka Getsemani, mbere yaho ho gato yasengera abigishwa be. Urebye neza asa n'uwatangaga raporo kuri se, avuga ati dore abangaba nibo abo wampaye ngaba, ariko ndabasabiye, sinsabira ab'isi, ndasabira aba, ndetse n'abandi bazakurikiraho bazizezwa n'ijambo nsize mvuze. Niko twizeje. Barakoze cyane. Aratwibukije isengesho riheruka rya Kristo yasenze ari kumwe n'abigishwa be. Uyu munsi rero tugiye kureba umusaruro uturuka mu kumenya Kristo. Kumenya Kristo harimo umusaruro. Reka dusabe rero Rusi adusomere muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 3, mu kibazo tubazwa ngo ni ukuhe kuri shingiro Yesu yavuze ko ari ishingiro ry'ubugingo buhoraho. Karibu. Murakoze cyane. Haragera hatya hati, ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Harimo umusaruro. Uyu musaruro urakomeye. Reka dusabe Charles adusobanurire neza iby'uwo musaruro nk'uko Rusi amaze kudusomera. Uyu musaruro ndawusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, paje ya 475. Kumenya Imana nk'uko yahishuriwe muri Kristo nibwo bumenyi abakijijwe bakwiriye kugira. Ubu nibwo bumenyi buhindura imico y'umuntu. Iyo ubumenyi bwakiwe mu bugingo bwongera kurema umuntu mwo ishusho ya Kristo. Ubu nibwo bumenyi Imana ihamagarira abana bayo kwakira, kuko hirya yabwo ibindi byose ari ubusa, ndetse nta n'icyo biri cyo. Ubumenyi Kristo Imana iduhamagarira ni ukumenya Kristo, nta kindi. Nakoze cyane. Nakoze cyane. Harimo umusaruro ukomeye, kandi mu kuri kumenya Kristo harimo umusaruro. Ubwo uwo musaruro hano tubonye ko hano tukumvise ubumenyi, ariko mu isomo twasomewe na Rusi yatubwiye ngo harimo ikindi kintu gikomeye cyane. Aricyo ngira ngo duha akanya Rusi akivugeho mu ncamake,
muri iyi ngingo yacu turushaho kugisobanukirwa. Karibu Rusi. murakoze cyane. Iyi ngingo rero umusaruro uturuka mu kumenya Kristo, iyi ngingo irimo inyunganizi ikomeye cyane yanyubatse mu by'ukuri. Shishikariza n'abadukurikiye kugira ngo ibubake, ibakomeze, abakuru abatoya, ababyeyi, ingo zacu, kuko harimo umusaruro ukomeye cyane. Yesu yaravuze ati data nawe arabakunda ubwe. Icyo kintu ni umusaruro ukomeye cyane w'iremamutima, kumva ko data adukunda. Ikindi hantu hatugaragariza ko agahinda kacu muri umwuka w'ubuhanuzi hose, agahinda kacu, amarira yacu, ibyo duhura nabyo mu ngo zacu, k'ibyo bintu byose Yesu abizi kandi atwitaho cyane. Umusaruro tugira rero n'uyo twavunika, tukababara, tukagira agahinda ngo karemereye cyane, gafite uburemere bumena umutima. Ibyo byose Yesu arabizi. Ahubwo niba urushye, niba uremerewe, byose bibwire Yesu ni akazi ke. Uture imitwaro ku birenge bya Yesu, wumve ko kumenya Yesu ari umusaruro. Kandi noneho ikindi kiri mu mutima ni uko Yesu Kristo atujyana imbere ya data wa twese. Abantu ntibakavuge ngo abantu bigerera imbere y'Imana. Ntago wagenda ngo wigere imbere y'Imana. Yesu niwe utujyana. Twe ntituzi gusenga, ntituzi kuvuga neza. Yesu ibyacu byose umwuka wera arabijyana akabishyikiriza Yesu. Yesu nawe arabiyungurura, intimba zacu akazikorera, akazijyana imbere ya data. Yesu yagiye kutureba, turebera muri se, tukumva turaruhutse. Kumenya Yesu Kristo rero ni iby'agaciro gakomeye cyane, kuko ariho turuhurira imitwaro yacu yose. Kuko nahavuga ngo hano haratubwira ngo Imana imenya amarira yacu, kandi ikorwa ku mutima. Siho umurero ukomeye bene data, kumva ko Imana ikorwa ku mutima ku bwacu. Erega yaradupfiriye, natwe umuntu abonetse imbere yayo yumva nayo ihawe ikuzo. Ibintu rero ni ireme rikomeye. Murakoze cyane. Harimo ikintu gikomeye, umusaruro uremereye wiyongera kuri ibyo byose n'uburinzi bw'Imana n'ubugingo buhoraho. Ikintu cyiza cyane. Reka tujye kuri be yaho, noneho dusabe Rusi akomeza turebere muri Hoseya ibice 6 umurongo wa 3. Mu kibazo tubaza ngo mbese kumenya Kristo bisobanuye iki, kandi nuhe musaruro w'ubwo bumenyi? Muri Hoseya 6 umurongo wa 3 haratubwira harya hati dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka, azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuzaho ameze nk'imvura y'itumba isomya ubutaka. Aha ni amagambo y'iremamutima cyane, mwamfasha nkongera nkasubiramo. Haratubwira ngo dushishikarire kumenya, tugira umwete wo kumenya Uwiteka, azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuzaho ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Ni ukuri izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aha ni ireme rikomeye pe. Murakoze cyane. Hano harimo ireme rikomeye cyane. Noneho bongeye bagarura na rya somo muri Yohana ibice 17 umurongo wa 3 hatubwira ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari we Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Muri make ubumenyi n'ubugingo buhoraho ni ibintu bifatanye, bicomekeranye. Sharire urabivugaho iki? Karibu. Icyo mbivugaho cyanditswe mu bimenyetso by'ibihe, niho yanditswe ku wa 27 Mutarama mu cya 1898. Handitse ngo dushobora kumenya Imana binyuze mu kumenya Kristo gusa. Nta kundi twamenya Imana keretse gusa kumenya Kristo. Izindi nzira zose abantu bacamo ntibishoboka. Ntawamenya Imana batanyuze kuri Kristo. Kumenya Kristo mu buryo bukiza ni ukugira ubumenyi bw'iby'umwuka butuma umuntu agira ubuzima. Ni ukuvuga gushyira mu bikorwa amagambo ye. Tutabikoze ibindi byose ntacyo byaba bimaze. Kristo yaje muri iyi si kugira ngo ahishure data wa twese. Mbere ukuntu yagaragaje ukwihangana, ukuntu yagaragaje impuhwe zirangwa n'ubwuzu,
ukuntu yagaragaje impuhwe z'Imana, mbega ukuntu yagaragaje ko yari afite intego ikomeye, ntiyigeze ananirwa cyangwa ngo acike intege. Yari umuntu utunganye mu buryo bwose, kandi urukundo rwe nta kintu warugereranya nacyo. Buri ntambwe yose yateraga yashyiraga mu bikorwa ukwigomwa no kwitanga. Mu rupfu rwe yabaye ihishurwa ry'uko hazabaho ukwiyunga hagati y'Imana n'abantu. Menya Kristo hano, mbese kumenya Kristo, kumenya Kristo bisobanuye iki? Kumenya Kristo bisobanuye kumenya Imana. Kumenya Imana, urumva ni ibintu rwose bigerekeranye, kandi ibyo byose bigahita bigenda bikabyara ubugingo buhoraho. Kandi birimo n'inyungu hano, kuko bavuze ko iyo umaze kumenya Kristo umenya Imana, ubaye umuturage wayo noneho mu bundi buryo, ku buryo handitse ngo Imana ntibigihangayikishwa n'ubwinshi bw'ibidutera agahinda, cyangwa ngo iremererwe n'uburemere bw'imitwaro yacu. Imitwaro yacu twebwe ituremerera, Imana irayifata, noneho akaba ariyo iyifata, kuko tuba turi abana bayo. Barakomeje bati yita kuri buri rugo kandi ikagota buri muntu ku giti cye. Baravuga bati Imana imenya amarira yacu yose, kandi ikorwa ku mutima, ikababazwa n'ubumuga bwacu, cyane cyane kubwo mu mwuka. Hanyuma ibishuko byose n'ibigeragezo byose hano byemererwa kutugeraho, kugira ngo bisohoze imigambi y'urukundo Imana idukunda, kugira ngo dushobore kuba abasangiye nayo ubutungane bwayo, bityo tuba bahabwa umunezero wuzuye uboneka mu kuhaba kwayo. Nakoze rwose, hano ni ikintu gikomeye cyane, uyu musaruro uturuka mu kumenya Kristo. Ndagira ngo dufate akanya dusoza iyi ngingo, buri muntu afate nk'umunota umwe, ariko ni iki mwabwira abadukurikira kuri iyi cano, abakurikirana ibi byigisho, ni iki mwabakangurira kugira ngo natwe uyu musaruro ube mu umugabane wacu? Reka duhere kuri Rusi, karibu. Murakoze cyane. Icyo nabasha kubwira abadukurikiye ni uko umusaruro nyakuri ari kumenya Yesu Kristo, kandi kumenya Yesu Kristo nibyo by'umwuka, kandi ibyo by'umwuka bijya mu bikorwa ibi bigaragara. Ikindi nakongeraho, ushobora kwiga amashuri ahanitse, kwiga masters ukarenzaho, ibyo udafite Kristo nta kintu bimaze. Ushobora kuba uri intyoza yo gusobanura ibyanditswe byera, ushoboye kuba uzi no kujya ku ruhimbi ukanigisha neza, ariko utigisha Yesu Kristo wamenye ntacyo byagufasha. Umusaruro nyawe ukawuhunika muri banki yawe, ukabuze ko wicaranye nabivuga ngo birenze $1, birenze iki, ukazigamiye Yesu mu mutima wawe, umusaruro ni Yesu Kristo. Ibindi byose wakora udafite Yesu Kristo ni impfabusa, ni igihombo muri iyi si. Wakoze cyane.